biteye ubwoba kubyumva, biteye ubwoba ndetse no kubibona ibyakorewe muri Grace Room byanatumye urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruhitamo gufata icyemezo cyo kwambura ubuzima iyi Grace Room ya Pastor Julienne Kabanda. Nagira ngo munyemerere mu by'ukuri twinjire mu birebana n'icyo uyu Pastor Julienne Kabanda azize gitumye itorero yarayoboye rihagarikwa cyangwa se rikamburwa ibyangombwa burundu. Ashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ntabwo nagize amahirwe yo kwiga nk'abandi. Nukuri ko Imana biragoye kubona umuntu umukobwa ungana nanjye kaba utambwira ngo soma yewe n'ijambo rimwe nkaba ntabibasha. Ariko narakurikiye online numva umupapa wari kuvuga wari gutanga ubuhamya uri kuvuga ko yashoboye gusoma, ndabaye ku bundi kuki ngewe ntabyizera nzabaho gute nazi gusoma. Ese Imana niba umugisha nkabyara nzajya nigisha abana banjye mubwira ngo sinzi no gusoma ngo sinzi n'iki? Ndabyizera, ndasenga kubw'amahirwe ngiye kumva numva biraje, mfata telefone nandika message sinabyizera. None ubundi nta nubwo wandikaga message? Ntabyo wandikaga message, ubwo ibyanjye byaruguhamagara n'unyandikiye namwihorera kuko sinari bubibashe kubisoma. Ugakoresha ijwi gusa? Nakoreshaga ijwi gusa, ariko nafashe telefone mu kwandika Yesu Kristo. Yo, ariko mwamufashije gushimira Imana. Mbega igitangaza! Ufata telefone uti amakuru ubona birakunze? Telefoni turaganira mbona birakunze, ndavuga ni wenda ahari ndi kurota njya ku wundi nandikira papa wanjye. Papa arambwira se byagenze biti, nawe biramutungura. Ubu ngubu papa na mama barimo gushima Imana, ubu n'inshuti zanjye gusa. Mu masaha make ashize nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwasohoye itangazo rugira ruti Kigali tariki kuwa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeriya ihuriweho n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego y'izi ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu cyandiko. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwambura icyangombwa cyiyandikwa cyangwa se cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe ndetse no gukurikiza ibiteganwa n'itegeko n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano ndetse no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Ayo nguko ni ritangazo n'urundi rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwamaze kuba rushyira ahagaragara. Grace Room rero ikaba yambuwe uburenganzira. Hari byagiye bivugwa byinshi cyane, ariko reka mbabwira aka kantu. Abibuka neza muze kwibuka igihe uwitwa Pastor Julienne Kabanda yajyaga kubatiza abantu bose babatijwe muri pisine. Kugeza uyu munsi wa none bose ubuzima bwabo amakuru ahari abenshi muri bo nuko butifashe neza. Nimba mureba iyi video murabona abantu barambaraye, ubundi busanzwe nta n'ubwa mbere n'ahantu bibaho, nta hantu byigeze biba kubona abantu bajya muri Yordan. Bagiye ubwo tuvuze Yordan kubera ko abantu babatiriza muri pisine ni Yordan. Nta hantu byigeze bigaragara ko bajya kubatiza abantu bakavamo bameze nabi kandi bagiyemo ari bazima. Mu bigaragara rero
uko bikomeza kuvugwa, iyi Grace Room bivugwa ko aba bantu babatambagamo igitambo cy'ikuzimu. Ubwo iyo video abari kuyireba murabona abo bantu bose barambaraye hasi, nabo bivugwa yuko nabari bamaze kubatizwa muri ya Yorodani. None aba bantu murabona byari bimeze biti? Ibi rero byose bigahuzwa no kuba hari amakuru avuga ko umuntu wese wabatirijwe kwa Pastor Julienne Kabanda, amakuru avugwa ngo yaba yaratanzwemo igitambo. Ntago ibyo wenda ari byo RGB yashingiyeho imwambura icyangombwa cy'ubuzima gatozi cyangwa se gukora, ariko igihari kimwe mu bikomeza kugenda bigarukwaho nuko uyu mugore bivugwa ko hari muri Grace Room ibintu bitari byifashe neza, ndetse benshi bari batangiye kugenda batinya bavuga ati ibi bintu wa mugani bishobora kuba bifite aho ubihuriye n'imikorere ya Satani kuba byizera. Abandi bati oya, ubwo nuko byunguko byakabaye bigenda. Ariko igitangaje ni ukubona umuntu abatizwa akavanwa mu mazi ataka cyane agonga. Icyo kintu sinzi nimba muri kucyumva. Ibyo byose rero ni ibikorwa twavuga yuko biri kushimangira ibivugwa muri Grace Room n'ubundi muri rusange. Ubu tuvugana ntago muzongera kuyibona kuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwamaze kuba ruyihagarika n'ubundi ku mpamvu zitandukanye. Ngira ngo muraza kumva byinshi bivugwa, ariko igihari nuko yamaze n'ubundi kuba ihagarikwa muri rusange Grace Room Ministries. Nkuko mugira mu minsi yashize byari byanagiye bigarukwaho ku birebana n'iyi Grace Room Ministries. Bamwe bavuga bati mfite uko ikorana n'imyuka itari myiza, ariko ubwo n'ubusesenguzi ndetse na opinion z'abantu ku giti cyabo. Ariko ngira ngo iyi video ni video twavuga yuko hari icyo isobanura mu birebana n'ibintu byaberaga hari muri Grace Room Ministries, ndetse bivuga ko abagiyeyo bakabatizwa. Iyi yari imwe mu zikunzwe cyane muri iki gihugu kubera ko banakoresheje ibitaramo muri BK Arena haruzura, hamaze kuzura hari n'abatarabonye uko binjira. Ibyo byose rero ni bigaragaza ko yari ikunzwe, yababaje benshi nibyo, ariko nawe ntago twakirengagiza ko hari ibindi bivugwa ku ruhande birebana n'iyi Grace Room Ministries. So icyo yazize rero no kuvuga ngo icyo yazize nkuko bikubiye n'undi muri ritangazo RGB yamaze kuba isohora, bavuze ko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rusaba ko ibikorwa byose bijyanye n'intego z'abantu baba bahawe ubuzima gatozi bigenzurwa ku birebana n'intego nyamukuru iba yagaragaje mu gihe bari kubandika. Iyo bakoze ibikorwa rero binyuranyije nibyo banditse basaba ubwo buzima gatozi, bahita bahagarikwa. Urwego kandi rwibukije n'ubundi ni ukuvuga ngo imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi baba bahawe, bagakurikiza ibiteganwa n'itegeko ndetse n'amabwiriza abigenga nayo baba bahawe. So Grace Room rero Ministries ntago yigeze yuzuza ibi byose, bivugwa ko rero yamaze kuba ihagarikwa. Gusa guhagarikwa ntago bisobanuye ko yambuye ubuzima gatozi burundu, wenda anytime n'ubundi ishobora kongera kubona ikaba yakomeza imirimo yayo igakora, ariko ibyo ntago biraza gukuraho n'ubundi ibindi biraza gukomeza kugenda bivugwa n'ubundi muri rusange. Ngahe nguko rero urumva ko biteye ubwoba ibivugwa kuri iyi Grace Room Ministries, urumva ko bikomeye cyane. Benshi baza bati iyi Grace Room koko yabifitanye imikoranire ntabikuzimu, ubundi bimeze biti? Ibintu nk'ibyo ngibyo rero nibyo byakomezaga kugenda bigarukwaho. Twebwe rero ni update twabaherezaga, ngira ngo iyi nkuru twatinze kuyibahereza bitewe n'impamvu runaka, ariko igihari kugeza amaginga ya nuko ibirebana n'iyi Grace Room ibyayo byo byamaze kuba birangira n'ubundi muri rusange yahagaritswe.